kwizerwa akatugabira umurimo we kuri ni kwa neema ni kuridunja kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi tupata kumtumikia. Mwana w'umuntu rero yabonye ko turabo kwizerwa ikatugabira umurimo turayishimiye kandi twicishije bugufi rwose kuko turi abantu batoya imbere y'Imana ariko Imana niyo yatugabiye umurimo wayo. Tukaratangira rero reka twibwira abantu wenda hari abatatuzi. Amazina nitwa Mathias Mutima kugira ngo muzi. Ayo niyo mazina yanje. Ndi umushumba w'itorero hano i Bukavu mu itorero rya Sepaki. Itorero ryitwa Shalom Nguba. Reka rero tudatinze nimba abasomyi bacu bari hafi badusomere yamuzeyi kunze kudusomera nasoma ijambo ry'Imana basoma ahantu batatu. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 17. Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 17 ni umurongo gusa. Uwiteka aravuga ati Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora. Amen. Subiramo. Uwiteka arabaza ati Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice 15 umurongo wa 14 n'uwa 15. Aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Amen. Urakoze cyane Imana imigisha. Igice cya 2 umurongo wa 23. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanyirizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Amen. Hasubire kandi Yego. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanyirizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Amen. urakoze cyane n'isoni wacu uzusoma neza cyane bikumvikana. Nguko muvuye kubyumva turaganira amagambo y'Imana avuga ngo uburyo umuntu yohinduka inshuti y'Imana. Uburyo umuntu yahinduka inshuti y'Imana. Ijambo inshuti ahangaha uyu mwanditsi aba banditsi banditse ahangaha hariya twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 uko Yesu yashatse kubivuga. Yashatse kwerekana ukuntu umuntu yohinduka inkoramutima y'Imana cyangwa se mu mvugo y'iwacu umurenge kuba umwira w'Imana. Kuba umwira w'Imana. Abantu bagiraga inshuti ariko hakagira n'undi uvuga ngo naka n'umwira wanje, kuko baba baragabiranye, kuko baba barahanye ibintu cyangwa se bagakundana batagize icyo bashingiyeho gusa kubw'urukundo Imana iba yarabahujije. Rero natekereje ko uno munsi mu masaha twahawe tuza kuganira ukuntu umuntu yohinduka inshuti y'Imana. Imana ishimwe cyane.
amen turabiganira turakomeza tuvuga andi magambo tutarinze kuyasoma ayo tugenda tuvuga kuko turashingira ku ijambo ry'Imana niryo duhaye tuganira. Ijambo rya mbere, umuntu yahinduka inshuti y'Imana iyo yizeye iki kigutegetse cyose gukora. Imana igutegetse gukora icyo igutegetse ukacumvira kandi ukakizera. Imana ishimwe. amen Hariya twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana yavuze ngo Yesu wenyine niwe wabwiye abigishwa be, yaravuze ngo muri inshuti zanjye nimukora izo mbategeka. Haleluya. amen Muri inshuti zanjye nimba mukoze izo mbategetse. Muri Bibiliya hari ingero nyinshi dushobora gusanga abantu Imana yagiye itegeka gukora ikintu bakacumvira kandi bakagikora bakagikora badashidikanya badakekeranya, bakagikorana umwete, bakagikorana kwicisha bugufi. Imana ishimwe cyane. amen Hari abagabo benshi bumviye Imana duhereye kuri ba Nowa, ba Enoki, ba Mose, ba Aburahamu, ba Dawidi n'abandi benshi nk'aba Yobu. Hariya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6:14 ijambo ry'Imana baratubwira ukuntu Imana imaze kubona ko abantu ngo bakabije kugira urugomo bagakora ibyaha, Imana yategetse Nowa kubaka inkuge. Iramubwira ngo ngiye kurimbura abantu bose bari ku isi, ariko wowe kuko ari wowe nabonye ko ari ukiranutse muri kino gihe, genda wibarenze inkuge uzabamo wowe n'umuryango wawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Nowa yumvira Imana ihoraho, yumvira Imana ihoraho, icyo yari yamutegetse aracumvira. Abaza ubwato, imutegeka kubaza ubwato, iramubwira ngo imvura izagwa, kandi icyo gihe ngo nta mvura yahabaga, ariko kuko kwizera aravuga kuko ari Imana yabivuze. Haleluya. Kuko ari Imana yabivuze arayumvira abaza, ndetse ngo abantu bakamuseka. Hari ijya ndirimbo ya 38 mu gakizi zivuga ngo uko bamurebaga ngo niko bamusekaga, ngo noneho yasaze wa musaza imvura izava hehe. Ariko yumvira Imana, akora uko Imana yamutegetse. Imana imufata nk'inshuti yiwe, cyo cyatumye imukizanye n'umuryango wiwe nuko yayumviye. Imana ishimwe cyane. amen Hariya twasomye umugabo witwa Aburahamu. Aburahamu yahamagawe, umuhamagaro wiwe Mariya mu gice cya 12. Imana yaramuhamagaye imukura muri Uri y'Abakarudayo mu gihugu cy'abanyamahanga, iramubwira ngo usige igihugu cyawe, usige umuryango wawe n'inzu ya so, uje mu gihugu uzakwereka. Aburahamu yumvira Imana, nicyo ariko rero mu guhaguruka ntiyasobanura, ahagurukana na se ndetse n'abandi batari barahamagaranwe nawe. Abo ngabo zose tugenda tubisubiramo cyane, ariko turakomeza tuvuge hejuru ya Aburahamu. Aburahamu Imana iramwemera, imugira inshuti. Ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo Aburahamu agenda atazi yaje, kuko atazi yaje kubwo kwizera aragenda agera kugera igihe yamugejeje mu gihugu cy'isezerano. Imana ikomeza kubana nawe. Kuri 22 mu gice cyajya mu Itangiriro 22 n'umurongo wa 2, Imana imaze kumuha umwana mu zabukuru, umwana wa Isaka. Tugenda tuvuga amateka y'uko byagenze n'igihe yamaze atagira umwana. Imana iramutegeka ngo fata wa mwana wawe Isaka, urya mwana w'ikinege, uje kumutamba uriya musozi wa Moriya. Imana ishimwe cyane. amen Aburahamu
ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntabwo yamenyesheje umugore wiwe, afata inzira, afata urugendo, ajana n'abagaragu be babiri n'umwana we, bikoreye inkwi, bafite n'umuriro, ngo bageze mu nzira begereje aha yarangiza kuri Moriya hakurya imbere yiwe, abwira abagaragu ati nimwe dusigaye hano, sinzi ko tukiri kumwe. turi kumwe. Tugira wikiriza singaye numva connection yacu ziba nkeya, tukagira ngo tumenye niba tugaye twumvikana. Rero ngo bageze ahantu hafi y'aho yajaga kumutambira, ngo abwira abagaragu, arababwira ngo mwe musigaye ahangaha, jewe n'umwana tugiye kujya gusenga. Umwana abaza sate se ko mpaye mbona dufite umuriro n'inkwi, turi gutambira umwana iri hehe? Yego. Abrahamu mu ndirimbo iziva mu mikwaju ikiwakugiza na kivuri aravuga ngo ndabize nizeye ko Imana iri bwironke. Amen. Yumvira Imana kugeza ubwo yafashe umwana aramujana mugera bageze ahandi yubaka igicaniro, amaze kubaka ngo afata umwana aramuboha, agiye amurambitse ku gicaniro, wagiye gusogota umwana wiwe. Imana kubwo kumvira Imana aravuga ngo Aburahamu, Imana iramuhamagara ngo aritaba ngo karame, ati ntugire icyo ukorera uwo mwana, menye yuko. Haleluya. Menye yuko Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma hariya twasomye muri Yakobo havuze ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka, yitwa Imana. Haleluya. Aburahamu rero kubera kumvira Imana yahindutse inshuti y'Imana. Niba twifuza inshuti z'Imana bene data, dukwiriye kumva ibyo dutegeka gukora byose. Wumve ingene Aburahamu we yumviye Imana, kuvuga ngo umwana yarose mu zabukuru, umwana w'ikinege yari yaramuhaye, kandi ari batezeho amasezerano yose, ko yari yaramubwiye ngo urubyaro rwawe ngo unamure amaso urebe hejuru ku ijuru, warura inyenyeri, urebe umusenyi wo ku nyanja, ngo niko urubyaro rwawe ruzangana. Ariko umutegetse kuva iramupima, ntabwo yamugaragaje ngo kurya Satani twosha kugira ngo dukore ibyaha, yaramupimye ngo irebe ukuntu ukwizera kwe kumeze, nuko ayikunda. Ngo ikimupimye gusa ngo abona kuko yeneye kandi akwiriye. Imana iravuga ngo menye neza kuko nkunda. Haleluya. Icyo cyo cyatumye yitwa inshuti y'Imana. Ijambo rya kabiri rituma umuntu ashobora guhinduka inshuti y'Imana ni ukutagira icyo yica, kutagirisha Imana. Ntugire ibanga na rimwe wisigariza mu mutima wawe, mu bugingo bwawe. Inshuti y'umuntu nta banga na rimwe uzumuhisha. Inshuti yawe uzuyibwira amabanga yawe yose, nawe akakubwira yiwe, kuko muri inshuti. Haleluya. Umuntu wese agira intege nkeya, umuntu wese agira amakosa, agira n'ibicumuro byose, agira n'ibindi byinshi bigenda bimunaniza. Ariko rero ibi byose biza bitunaniza kubera kuko Yesu ari inshuti yacu, kuko Imana ari inshuti yacu, dukwiriye kwigira. Yararirimbye ngo uyibwire zose ntugire icyo usiga, biraguhaguruka wawe. Imana ishimwe cyane. Yesu wenyine yaravuze ngo ni inshuti, yiyise inshuti y'abanyabyaha. Igihe yagiye kwa Zakayo w'umutoza kori, wari wariganije abantu, kuko wenyine yarashyize arativugira, abantu bari ko bava ngo dore yagiye gusangira n'abanyabyaha. Ariko kuko iyo bamugeragaho bakatura ibyabo, abo ngabo bahindukaga inshuti zabo ziwe magara, kuko
batuye ibyaha byabo bizo bafite ku mutima zose nta kintu na kimwe bayigishe. Ni nacyo gituma Imana yakundaga umwami Dawidi. Ijambo ry'Imana mu Migani 28:13 bavuga ngo uwishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko uzakabireka azababarirwa. ubwo nibwo bushuti nyakuri bwubakiye kutagira icyo uhisha. Inshuti yawe uzibwira byose ukayimenera n'amabanga. Hari umukozi w'Imana twabanye cyangwa se twabanye mu Minembwe ahantu yari umukozi wa muri centre ya Muriza yitwaga Kamanzi Furaha. Yazaga atubwira ngo iyo umuntu yasenze Imana akayegera cyane akayibwira ibyiwe byose ngo nayo izi kumenera abantu ikakuganirira. Nicyo cyagihe abantu baza basenga muri ko murasengera ibyifuzo byanyu, ariko Imana ikababwira ibindi mutahe musengera. Icyo gihe iba yanezerewe kuko uri inshuti uba wayinejereje kubera bwa bushuti, kubera bwa busabane bwawe, nayo ikanezereza kugira ngo uza amakuru nakateye nuku. Ndibuka igihe kimwe twagiye gusengana nawe ahantu mu Rugera mu misozi iriya mu Minembwe, ni ahantu hanamiye umushasha, habaga ubutayu n'ubu buracyahaba. Hanyuma twasenga umwanya muremure, ibyifuzo twasengeye wenda tukabisubizwa. Hakaba n'igihe itubwira gusa ngo mwasenze ariko dore icyo mukwiye gusengera, ni musengere kiriya na kiriya na kiriya na kiriya. Muri iyi santere ya Minembwe hariho ibi n'ibi. Isantere ya Rukombe hari ibi n'ibi. Ibyo ibivuga ibamenera amabanga kuko mwasabanye, kuko mwaganiriye, mwayibwiye byose, ntacyo mwasize. Icyo Imana rero yakundiraga Dawidi ikamugira inshuti nuko ngo yazaga yibwira byose. Muri ya Zaburi ya 51 muza mwumva ingereza yama yapfura ibyaha byiwe byose, kugeza n'igihe yavuze ngo unkize inyama z'amaraso y'umuntu. Dawidi rero yabaye inshuti y'Imana kuko yayibwiraga nta kintu, yagiraga umutima umenetse kuko nta kintu na kimwe yahishaga Imana yiwe. Imana ifasha cyane. Natwe Imana idusaba kugira ngo duhinduke inshuti zayo, tuze tugira imitima imenetse, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo umutima umenetse ushenjaguye utagira icyo wohisha Imana, uwo nguwo ni w'Imana izayishima. Imana ishimwe. twe tugira imitima imenetse, twe tubwira Imana ibyacu byose, titugira icyo dusiga. Nicyo gihe Imana izaduhindura inshuti magara, inshuti zo kwizerwa. Ijambo rya gatatu ni uguhora utekereza no gukunda ijambo ry'Imana. Iyo utekereje cyane hejuru y'ijambo ry'Imana, ugatekereza buri mwanya ugatekereza ijambo ry'Imana, ubundi ugakunda kuyiba hafi, ugakunda kwegera Imana wabitekerezaho, ugahora wuza ijambo ry'Imana nka kwa kundi inka zazuza ubwatsi. Iyo inka zazirirwa zirisha ariko zagera mu kibuga zikaryama, zigatangira zikaza zigarura bwa bwatsi, zikabuza, zikabukanja neza, zikabunoza. Iyo wifuza rero kuba inshuti y'Imana, ukwiye guhora utekereza ku ijambo ry'Imana buri munsi. Nicyo gituma umuntu ijambo ry'Imana ratubwira ngo Dawidi yari inshuti y'Imana kuko yari yaravuze muri Zaburi 119 umurongo wa 119 umurongo wa 97,
usomye muri bibiri y'ijambo ry'Imana bavuga ngo ukuntu ngunda amategeko yawe yego niyo ntekereza umunsi ukira. amen Usomye muri Bibiliya yera bisiko rivuga neza, ariko usomye muri bibiri y'ijambo ry'Imana bizavuga ngo ukuntu ngunda ntekereza umunsi ukira. amen Ukuntu Dawidi yavugaga ijambo ry'Imana, nicyo gituma yavuga ngo ijambo ryawe Mana nitabaza riza rimurika mu nzira ncamo, ibirenge byanje ntibisitare. Nuko yari yarakunze ijambo ry'Imana amenya kuko rigira akamaro. Kandi icyo ngicyo ni kimwe mu byari zaratumye Imana imukunda, nuko yakundaga ijambo ry'Imana. Yobu nawe kuri 23 n'igice cya 12 yaravuze ngo amabwiriza yawe nayagize ifungo rya buri munsi yego nyahoza ku mutima. amen Haleluya. amen Abo bagabo bombi ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yari yarabagize inshuti kuko bakundaga ijambo ryayo, kuko bakundaga ijambo ry'Imana. Nayo igihe ahuye n'ibigeragezo icyamufashije kikamuremesha n'ijambo ry'Imana yari yarabise mu mutima wiwe, kuko zigashuti ziwe zaraje zikamwereka kuko yacumuye. Ntabwo wohura n'ibigeragezo bimeze gutyo, ntabwo wohura n'ibyago bimeze gutyo warakiranukiwe, ahubwo warakiraniwe, hari ibyo bacumuye. Ariko Yobu yaravuze ngo reka mbaze n'ipime ngo ndebe kuko nkiri mu bushake bw'Imana. Imana ishimwe cyane. amen Nuko yari inshuti y'Imana. Ni nako wa munsi Satani aza kumugerageza, ngo yahuye n'Imana, ngo Imana iraza Satani ngo ese wabonye umugaragu wanje umukiranutsi wanje Yobu? Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana yubahaga Imana ngo akita no ku bintu ku bantu bose, yego umukiranutsi w'intungane, kuko azavuga ngo ntabwo umushitsi yigeze kuza iwanje ngo muraze hanze. Yakoreraga Imana neza kandi akumvira ijambo ry'Imana icyo rivuga cyose. Imana ifashe cyane. Abo bagabo bombi rero bahindutse inshuti z'Imana kuko bakundaga amajambo y'Imana. Natwe rero se dukunda amajambo y'Imana, nidukunda amajambo y'Imana, amajambo y'Imana azatubera itabaza. Amajambo y'Imana n'ibyo kurya, niko umuririmbyi yavuze mu ndirimbo za wokovu. Yaravuze ngo maneno ya Mungu ni kwetu chakula na dawa ya roho na nguvu ya kusaidia Mkristo katika safari. Ijambo ry'Imana rihoraho rizatubera ibyo kurya byiza kandi nizo mbaraga zo kudufasha mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Rero twe dukunda ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze tube inshuti z'Imana, tube dukunda ijambo ry'Imana kandi turyiteho, ndetse twumvire n'ibyo ridutegeka, kuko tubigenjeje gutyo Imana izakomeza kudufasha, Imana izakomeza kuturwanirira, Imana izakomeza kudutabara. Yesu nawe yarabivuze, Pawulo nawe yarabivuze hariya mu nzandiko ziwe, aravuga ngo uje utekereza Yesu w'abantu. Haleluya. Uze umutekereza buri munsi, ukuri ukugaruka ibitekerezo zawe, ntuje mu bitekerezo by'isi, kuko isi irimo byinshi bitwosha, irimo byinshi bitwanduza. Ariko rero iyo dutekereje Yesu azatubera umutabazi, Yesu azatubera umufasha. Imana ifashe cyane. amen Ijambo rya kane ariryo rya nyuma ni uguhora uganira n'Imana. Umuntu uhora uganira n'Imana. Iyo ufite inshuti yawe ntimusurane ntimuganire, ubushuti bwanyu ntibukomera. yego Ariko ikiza kigukomeza ni ukuganira inshuti yawe. Iyo yagize ibyago, iyo yagize ibyiza, mukaganira mugasabana. Kandi cya gihe iyo mwamunguranamo ijambo rikuremerereye, ijambo ubona
wenyine uzawegera inshuti yawe. yego Haleluya. amen Ya nshuti yawe ikakubwira inama, nimba ari intambara wahuye nazo, nimba ari ijambo rite ryakugezeho, uzawegera inshuti yawe. Imana ifashe cyane. Ubushobozi bw'umuntu rero n'Imana buzabukura iyo uhora uganira nayo. Iyo ukunze kuganira n'Imana ukavugana nayo, muzuhura nabwo buri munsi, ubushuti bwakomera kandi bugakura. Niko umugani mu bisanzwe uvuga ngo agafundi kabagara ubumwe n'akarenge. Kubera kuko mwicara muhura, kubera kuko mwicara mutembererana, kubera kuko muganira buri gihe. Umukristo rero akwiye kugira akamenyero ko guhura n'Imana buri munsi mu buryo bwose. Imana ishimwe cyane. Turavuga uburyo bubiri dushobora kuganira n'Imana. Uburyo bwa mbere ni ugusenga. Abizi ko gusenga ari ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Iyo uganira n'Imana mu masengesho, uzuzana ibikuremerereye, ukazana ibyifuzo byawe, ukabibwira Imana. Ugapfukama wiherereye, niko muri bivuze ngo nimuze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abandi. Irubwira barembeje, urusaku rurabarumye. Ukomeza ubusabane bwawe n'Imana cyangwa se ubushuti bwawe, genda uza wihererana n'Imana. Muri ya ndirimbo 50 z'ubushimisha bavuga ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abandi. Usakurura barukishima. Iyo ufite ibikurembeje, iyo ufite ibikugoye, nta handi ukwiriye kuja, ukwiriye kwihererana n'Imana, ukayisenga, ukayibwira ibyawe, ukayibwira ibibazo byawe. Kwa kundi iri iwacu waza kugira ikibazo ukaja ku nshuti yawe. Nimba wakenye, nimba wagize ikibazo nimba ari urubanza ruhe rwaguteye, uzugenda ku nshuti yawe. Waza kugenda ku nshuti yawe ukayibwira ngo nshuti yanje, dore iwanje hameze uku n'uku 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 n'uku. Izo zose ukabimubwira kuko ari inshuti, nawe yashaka gutabara akaguha icyo wifujije. N'umwira wawe, wamwira wawe, habe n'abaturanyi bacu, umwira wawe iyo wabonaga wenda ukeneye kujya gusaka, waza kugenda kumwira wawe ukavuga ngo nkeneye iki n'iki, wamwira wawe akagutabara. Nawe ni kwa yaba yagowe akaza akakwegera. Rero uburyo dufite bwa mbere bwo kuganira n'Imana nk'inshuti yacu ni ugusenga. Dusenge mu ubudasiba. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo hariya mu Batesalonike ba mbere 5:17, uwo musenga ubudasiba kandi mugasenga murana. Hariya mu rwandiko mu butumwa bwiza bwa Luka 18 bazatubwira inkuru y'umupfakazi watitirije. Uko niko tuzagutitiriza Imana. Ijambo ry'Imana tubwira umupfakazi ngo wari ahantu acamanza, kandi umucamanza ngo ngiyubahaga Imana, nta muntu yitagaho. Buri munsi ngo akicara aza kumubwira ngo ngwino ndengere ku mwanzi wanje. Buri munsi akicara agenda. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo wa mucamanza ngo yageze ngo aravuga ngo nubwo ndubaha Imana, nubwo ngita ku bantu, ariko kuko ndende yari yamutitiriye. Natwe bene data kuganira n'Imana kuko ari inshuti yacu, tujye tugenda twizeye kandi giturambira. Hari igihe usengera ikibazo ntigishoke gisubizo, tukajurambika,
ntukaje utezuka, uze ukomeza usenge, imana izagutabara, imana izagera igihe igusubiza. Ntabwo itaba yumvise, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo imana ntiyihutiraho kandi ntizikereza, izikora ku mwanya wayo. Nimba usengeye icyifuzo kanaka kigatinda gusubizwa, ntukaje ugira ubwoba cyangwa kuvuga ngo reba imana ntizinyumva, ariko uze utekereza ngo imana duhaye dusenga yumvise ibyo nayibwiye, kandi ukomeze ushishikare. Ijambo rivuga ngo ni ugusaba no kwinginga ndetse ukazongera ugashima. Imana dufashe cyane mu kuganira n'Imana. Rero ukomeza ubucuti bwawe n'Imana, kuko uri inshuti yayo, izi kumvira kandi ikagutabara. Rero dukwiye gusenga ubudasiba. Ndakurya usangira amabanga, nawe niko ukwiye kuja kubwira ibanga ryawe, ukarimubwira, ukamuganirira, mukaganira kenshi. Imana dufashe cyane ubudasiba. Ijambo rya kabiri kugira ngo dukomeze kuganira n'Imana ni ugusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Hari igitabo cyitwa umusomyi wa Bibiliya, kiza gifasha abantu bagira ubunebwe bwo wenda gusoma, akazagendera nko kuri porogaramu zateguwe. Ariko nubwo utaba ufite umusomyi wa Bibiliya, buri munsi ukwiye gusoma ijambo ry'Imana, kuko iyo usoma ijambo ry'Imana hari igihe uhura n'igisubizo cya kanaka ku kibazo cyawe wari ufite. Niyo mpamvu rero bene data dukwiriye kugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, kuko nidusoma ijambo ry'Imana hariho amabanga menshi Imana iziduhishurira, kubera kuko twaganiriye nayo mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana. Hariya mu ijambo ry'Imana riba rivuga ngo abantu bene abo ngabo bahora baganira n'Imana, abantu bakunze kuganira n'Imana, abantu bagize Imana kuba inshuti yabo. Muri ayo majambo ari tuvuye kuvuga, Imana ntacyo yakora itabanje kubahishurira. Hariya mu Mose igice cya 3:7 azavuga ngo Uwiteka Imana izagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibishishwe byayo. Haleluya. Abantu rero bakora hafi y'Imana, bantu bahora bagize Imana kuba inshuti yabo, bantu bahora batekereza ku Mana, bantu bahora bumvira Imana, bantu batazabagira icyo bahisha Imana, bantu bahora baganira n'Imana, Imana izibahishurira ibigiye kuba. Imana ikabiyereka mu ijambo ryayo mu buhanuzi, ikababwira ngo igihe kiri imbere kimeze uku n'uku. Kubera iki? Nuko ari inshuti yacu. Imana idufashe cyane. Rero icyo dusabye uno munsi, icyo tubifuriza mwebwe abari kuri uyu murongo, nuko mwohinduka inshuti z'Imana. Tugiye kurangiriza kuri iyi ndirimbo ya 75. Ntituyiririmba, turayisoma gusa, hanyuma dusoze kuko tuba tubona amasaha yagenda, kuko hari izindi za gahunda dufite natwe. 75 tumaze gushimisha azavuga ngo Yesu niwe nshuti yacu, niwe utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na se. Dore tubura amahoro tuyabuzwa n'ubusa, kuko udasaba neza ibyo dukeneye zose. Imana ishimwe cyane. Indirimbo ni yo mu Gifaransa ivuga ngo quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus Christ. Ni indirimbo nziza izivuga amajambo y'Imana, ukuntu Yesu ari inshuti yacu, ngo nitugira ibyago byinshi tugashukwa n'umubi, tumuganyira amaganya kuko ayadukuraho. Hari inshuti ngiyi yababarana natwe. Yesu azi intege nke zacu,
tumwisunge dusa. Amen. yanyuma ikavuga ngo niba ufite ishavu ryinshi ubabara rwose, ubuhungiro ni Yesu, ngwino tumwihishemo. Iyi nshuti tugutaye zikaduhemukira, Yesu adukingira ingabo akaduhumuriza. Haleluya. Amen. Rero tugire Yesu kuba inshuti, kuko inshuti zo mu isi zazi guhararuka, zazi gukunda uno munsi, ejo zikaguhararuka. Ariko Yesu ni inshuti itaziduhararuka, niwe nshuti yacu ya bugufi, na kandi niwe uzi intege nkeya zacu, kuko bari abantu bose babaye inshuti za Yesu bari abanyantege nke zacu, ntabwo bagiye bakiranuka rwose ijana ku ijana. Uhereye kuri Aburahamu, muzi ko yageze igihe kimwe arabesha, ageze muri Egiputa kubera gutinya. Dawidi yacumuraga kenshi, ariko kuko ngo yagiraga umutima umeze uko Imana ishaka, Imana yaramukundaga imugira inshuti. Yagiraga umutima umenetse, kandi yagwa mu byaha akikubita hasi agasaba imbabazi. Mose, umugaragu w'Imana Mose, muzamwibuka ko nawe yari umunyantege nke yangatwe, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yamutegetse kubwira ibuye ngo nibaheze amazi, iheze ubwoko bw'Imana bari bitotonze bari mu butayu. Ariko kubera intege nkeya z'umwana w'umuntu aravuga ngo ni jewe Aroni tuba tubaheza amazi, yikubita ku mutima. Nicyo gituma ijambo ry'Imana tubwira ngo yamweretse igihugu cya Kanani, iramubwira ngo tuzagera muri kiriya gihugu, ngiki yagenda ukitegereze, kubera kuko utumviye ubukiranuke rwose. Imana dufashe cyane. Amen. Turi abanyantege nkeya, kandi inshuti zo mu isi zaduhemukira, ariko Imana yo ihora ari inshuti yo kwizerwa, ntabwo yadutererana, ntabwo yatureka, ntabwo yadusiga, ntabwo yaduheba. Nicyo gituma rero dukwiriye kumwisunga. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri inshuti zanjye nimukora ibibategeka, kandi musinga abagaragu, kuko umugaragu akazamenya ibizo mu rugo byose. Yesu yatubwize ati nubwo turi inshuti ye bituresha, turi munsi yiwe cyane, turi abantu bo gucishwa bugufi, nubwo turi inshuti za Yesu, azadusurira amabanga, akatwereka ibyo mu ijuru, akatwereka ibihe bizaza. Ariko rero tujye dukora ibyo adutegeka, tumwumvire, kandi twari tugira icyo tumuhisha. Ijambo ryongeyeho tujye duhora tumutekereza buri munsi, kandi tumukunde. Ijambo rya nyuma tujye duhora tumuganirira ibituremerereye byose, ibitugoye byose n'ibitunaniza mu rugendo, tubimubwire kuko arabishoboye. Imana idufashe, kandi Imana ituganze kuri iryo jambo. Amen. Imana yo kwishobora byose, turagushimiye muri iki gitondo cyiza watugeneye. Abandi ari ku mugoroba, abandi ni amasaha atandukanye, kubw'izo n'imbaraga zawe tudashobora kumenya ngo dutahure. Ushimwe kuko uri nyir'ibihe, kandi uzi ubigena uko ubishaka,